Hello guys, nizeye ko meze neza, nanjye meze neza. Nshimiye buri wese wakanze kuri iyi video. Imana ibahe umugisha cyane. Nahise mpera mu bintu by'umwana, nashakaga pampers nziza. Iyo nakoreshaga ntabwo nari nyikunze. Hamushito wanjye wandangiye ino pampers ya Elayo, ntabwo nari nakayigerageje. Nahise mvuga why not ntaza nkayigura nkayesera nkareba nimba ari nziza koko. Nahise ndeba no muri Rangete mbona harimo izayituze nizo nashakaga kubera ko nizo ngewe nkoresha, nabonye ari nziza nta kibazo. Mpita ndeba no muri tuno dusirikone abana bariraho twiza cyane, amabara meza. Nashakaga nyine ibara riri unique, ritari pink, ritari irindi, ritari ziriya za bleu ndi kureba. Nibwo nahise mpitamo iki cyatsi kijimye. Gusa n'iyi kaki nayikunze ariko birangira mbonye idafite utuntu turi double, kuko iriya yindi y'icyatsi yo ifite udusani tubiri, utuntu tubiri. Rero nahise mvuga reka ntware icyatsi gusa, kariya ka kaki niko nakunze cyane, byarangiye ntwaye iyo ngiyo y'icyatsi. Gusa ni nziza kandi ifite udukoresho twinshi. Ubwo rero ndeba no muri izo pacifier, mbona pacifier nyine ifite utundi tubiri tw'udutetine wahindura. Gusa mbona nta kantu ko kubikamo, mpita mbona iyi ngiyo, iyi pacifier izo zimanitse, mpita mbona yo wayoza ukongera ukayibika n'igihe za microbe. Nahise mpitamo iyo ngiyo. Nahise njya rero mu mboga, gushaka imboga zari zanshiranye, kubona ko ahantu hari imboga nziza. Umva uyu muntu agira imboga nziza ntagahenda, arongeza mwumve ko bitanabaho. Rero nimero ye ngiye kuyishyiraho aho ngaho hejuru, murahita muyibona. Ubikeneye umva yamuhamagara, agira nyine imboga nziza. Kandi icyiza ni uko uba ufite umumotari wawe wizeye, umuha nimero yiwe hanyuma akaguhera imboga igihe udakeneye kuza kuzirebera. Akorera mu mujyi hano mu isoko rya Nyarugenge, umwe hasi nyine mu mboga. Ubwo rero umva ino nimero muyihamagare, umuntu ukeneye imboga ufite umumotari wawe wizeye, ni uguhita bimuguhera. Umva nturirwe rwose ujya gushaka imboga. Gusa njye kubera ko nifite gahunda yo kugura ibintu byinshi, niyo mpamvu byarangiye ngiye kuzirebera, ariko ubundi nanjye noherezayo umumotari wanjye. Rero mukubona ko afite inyanya nziza, amapavuro meza, umva ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, karoti, urusenda, imiteja, ibitunguru, za brocoli, chou-fleur. Bafitemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibitunguru byiza byumutse, apana bya bindi usanga igitunguru nyine kitumutse, amakokombure, amapavuro y'umutuku n'ay'umuhondo n'ikiza, tungurusumu. Bafitemo ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Muri kubona za tangawizi, abafitemo ibintu bishyashya, bana bimwe ugura ibintu ugasanga byaranambye. Umva ino nimero ni ukuri umuntu ukeneye umuntu wazajya uguha imboga, umuntu yizeye utazajya unusura ibiryo. Hari ukuntu ujya kugura ikintu muranguye nusu nireba kandi ashaka ikiro. Reba izi ngizi ni za bazita ngo ikigombo. Izi ngombo nazo umva ibintu byinshi byiza nyine ngo zikora mu mubiri w'umuntu. Ukamucyara icyayi, urabizi ko duhumuza icyayi, mbese nta kintu wahabura. Afite ibintu byinshi bitandukanye, insenda ku muntu ushaka gukora urusenda iwe mu rugo. Uri kubona ko ibintu bitanabaho. Mukomeze murebe kugira ngo muraza kuramo n'ibindi bindi mwaba mukeneye. Hanyuma nahise ntaha, imvura yagwaga, mpita nca ku Nyange. Sinzi niba ari njye nyine ukunda n'amata yo ku Nyange, ari ayo ku cyuma niko bakunze kuyita. Umva nahise nguraho makeya kugira ngo atazampfana, kuko iyo atinze ashobora gupfa akaba umubanji, kandi ntabwo ari byiza nyine. Ibi nibyo nahashye. Nahise ngura n'akamati k'umwana kubera ko ntabwo nari ngafite kugira ngo ajye agakiniraho.
murabona ko rwose ni kanini kararambuka neza, nuko ntari nakarambuye aho ngaho ni mo imbere, n'iyo design irimo mo imbere niko hose gasa, gusa hano kari gakenye nyine ni karekare, ni kanini cyane, nuko ni uburyo ari keza nako. Nahise mugurira n'iki ngiki rero, ubwo niba nacyita intebe, akicaramo utuguru tugasohoka aho ngaho hanze, niko nguko kimeze, ariko nta n'umwe gikuye mu ishashi ukuntu. Aho ngaho niho uterekamo umwana, hanyuma akaba yakicara, gusa ntabwo wamuterekamo ari mu ntebe kuko ashobora kugwa. Byiza ni uko warambura iriya mati, hanyuma ukamuterekaho ari muri iki kintu, ntabwo nta kibazo. Umva iyo yicaye aha ngaha rwose umwana aba ari comfortable. Guys, ibi ngibi nibyo rero nari naguze. Umva ngutu twa dukoresho tw'umwana, urabona ukuntu dukeye, umva turi double, ntabwo wagakoresha ubwo ngo koze ngo umwana yongere akarishe, wapi, ni ukurira ku kintu kimwe, ukaza kubona umwanya wo kugitunganya neza, akaba ari gukoresha ikindi, kugira ngo muri kubibona ibi ni byiza rwose pe, kandi ntabwo bihenze. Hanyuma nahise ngura ibyo bintu by'ibirungo, amafarini, za amandazi, sucre vanille. Guys, izi ni za mboga, mukunda ukuntu zisa neza, naguze nkeya zo kuba nkoresheje kugira ngo njye nzimara zikiri fresh, zikimeze neza. Umva uriya mama rwose agira imboga nziza cyane rwose pe, ngira ngo namwe muri kubibona. Ibitunguru ni ibyo naguze, tungurusumu ni ziriya, tangawizi ni izo ngizo, ni nziza cyane, ziracyatohagiye. Ibitunguru byo nabyo birumye, ntabwo byahita bitangira gupfa,
gusa nazo zirumutse ntabwo zitatangira gupfa. Aya ni amashaza na za gombo, ntabwo naguze nyinshi, ni byiza kugura nkeya uzabikoresha igihe gitoya, ukajya nyine ugura izindi ku buryo ubimara zikiri fureshi. Ishu, kokombure, yampaye imboga nziza rwose, ngira ngo murabibona. Guys, mwakoze kubana nanjye, uwarangije ino video Imana iguhe umugisha cyane, wakoze kunsapotinga. Ciao.